Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi ba Biza TV Rwanda, reka tubifurize ikaze mu bikorwa byanyu mukora, tubifurize ishya n'ihirwe mu byo mwamunyuramo byose, kuko iterambere ryanyu niryo dushyira imbere. Ariko mbere na mbere ugomba kumenya amakuru bivugwa hirya no hino hatandukanye, yaba amakuru abagezweho kugira ngo wumve akantu ku kandi. Ejo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yari mu nama cyangwa se icyo nakita amasengesho yo gusabira igihugu, harimo no gushima bitewe n'ibikorwa biba byarabaye mu mwaka urangiye. Ni igikorwa gikunda kugaruka buri mwaka muri National Prayers of Leaders of Rwanda, harimo abaje gusenga, abayobozi bakomeye, cyane cyane ko igikorwa kiba cyabahurije no gushima Imana ndetse no kuyisaba umugisha kugira ngo ikomeze ibarinde mu mwaka baba batangiye. Muri ibyo bikorwa rero cyangwa se muri ayo masengesho yo gusabira igihugu muri rusange, mu ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagarutse ku rubyiruko rumaze iminsi rugaragaza amashusho y'urukozasoni, ubwambure ndetse no gushyira hanze igisa n'imyanya yabo y'ibanga, ibyo bakayishyira hanze. Mu kubigaruka rero wabonaga ko atishimye cyane, yaba ku buyobozi icyo bagomba kwigisha urwo rubyiruko ndetse n'abandi batandukanye ku bikorwa bitandukanye birimo gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Aka kanya rero ka none akimara kubivuga rwose, akimara gutangaza iyo nkuru, nuko byamubabaje, nuko babashije kubasohora ayo mashusho hanze y'urukozasoni. Aka kanya tuvugana ntabwo akiri mu maboko yabo, bari mu buroko. Kwizera Emeline Ishanga muri barindwi bafunzwe bakurikiranyweho amashusho y'urukozasoni. Nitwa Eric Nshimimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose nta handi wabisanga atari kuri Biza TV Rwanda. Ukomeza ukore subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu na documentaire zacu bikugeraho umunsi ku munsi. Abantu rero barindwi bafunzwe bakurikiranyweho gufata ndetse no gusakaza amashusho y'urukozasoni. Muri aba harimo Kwizera Emeline wamenyekanye igihe yifotozanyaga n'umuhanzi The Ben, murabyibuka mu gitaramo cyatambutse mu minsi ishize, yambaye ishanga agatigisa imbuga nkoranyambaga. Uretse bafunzwe, abandi babiri bacungishijwe ijisho. Urumva ko ijisho rya bugenzacyaha ribariho. Itsinda rero ry'abantu bagera ku 9 bose, abahungu 3 n'abakobwa 6, barimo na Kwizera Emeline n'abandi bahurira ku rubuga rwa WhatsApp bise Rich Gangs, bafashwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Bakurikiranywe rero ibyaha birimo gusakaza amashusho y'urukozasoni, aho barindwi muri bo bafashwe bashinjwa uruhare mu gufata ndetse no gusakaza amashusho bakora imibonano mpuzabitsina, bakabishyira hanze kandi ari icyaha gihanishwa amategeko. Amakuru rero avuga ko hari abandi bantu bihurije hamwe bagakora imbuga n'ihuriro ryo kuri murandasi bakoreramo ibyaha nk'ibi byo gusakaza amashusho y'urukozasoni. Ayo matsinda kandi ni Sugar Mami iz'abakire, VIP Online Chats, House Party Show, aho bibera 28 hours cyangwa se masaha 28 kuri 28 hours of Rwanda, Black Market Group, Honestly VIP Online Sex Chat, Kigali VIP Hooks UPS na VIP Online Sex. Izo ni imbuga baba barakoze zitandukanye zishinzwe gucuruza y'amashusho y'urukozasoni yabo. Abafashwe rero uko ari 9 bahuriye mu cyo bise Rich Gangs, ari naho bifashishaga mu gukwirakwiza aya mashusho y'urukozasoni. Abafashwe kandi ni Ishimwe Patrick, Wineza Nerisani, Gihozo Pascaline, Kwizera Emeline, Uwase Selina, Uwase Berize, Shakila Uwase, Rucyahana David ndetse nabanza Julienne. Bamwe muri bo kandi ntibarengeje imyaka 24. Hari babiri bakurikiranwa bari mu rugo ndetse na abarindwi bakurikiranywe bafunzwe muri rusange. Urumva ko ibintu bimaze iminsi bisohoka, aka kanyisho ko byabigiye ku murongo kuko bimaze iminsi bisa naho byabaye akasamutwe. Abose kandi barapimwe, ibipimo bigaragazwa ko bakoreshaga ibiyobyabwenge birimo n'urumogi rwo ku kigero cyo hagati ya 55 ndetse na 170, mu gihe igipimo gisanzwe abari hagati ya 0 ndetse 20. Bivuze ko anyoye ruke
ari ku kigero cya 55, naho uwatumuye rwinshi ari ku kigero cya 275. Urumva ko banyweye cyane rwose. Ibitangazamakuru rero bikomeye cyane yaba nk'inyarwanda amenye ko abafunzwe bafungiye kuri sitasiyo za RIB zirimo ishami rya Kicukiro, Gikondo, Remera, Kacyiru ndetse na Kimironko ntago bafungiye hamwe, bose bamutwaye ukwe ndi bamutwara ukwe. Mu gihe kendo bategereje kugezwa imbere y'ubutabera, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri yagize ati ibi bintu bikwiriye gucika kuko nta uzongera kwitwaza ngo amafoto ye yagiye hanze kuko harimo ubufatanyacyaha. Yavuze ko kandi iperereza ryakozwe ryagaragaje ko hari abantu basigaye barabigize akamenyero bakabikuramo n'amafaranga, bikaba ubucuruzi ibijyanye no gukwirakwiza amashusho y'ubwambure bw'abantu muri rusange. Bamwe kandi mu bagiye kwitabwaho harimo abakunze kugaragara bavuga ko babitse aya mafoto n'amashusho by'ubwambure bw'abantu, aho batanga nimero bagasaba abantu bakakurikira babashije kubona ayo amashusho ngo utwandikire mu gikari DM mukore flow, ubundi byakorwa bagahabwa amashusho ya RIB. Iti ibi bifatwa nko kugambirira gukora icyaha kandi birahanwa cyane. RIB rero ivuga ko bamwe mu bagira uruhare runini mu gutuma hafatwa aya mafoto n'amashusho by'ubwambure bw'abasore n'inkumi harimo abubatse cyangwa se abagabo n'abagore, bikaba bivugwa ko basaba aya mashusho babizeza kubaha agatubutse muri rusange. Urubyiruko rero urutawe muri yombi nyuma y'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame anenze imyitwarire yabo hamwe mu rubyiruko basigaye bambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga. Yabitangaje mu masengesho yo gushima Imana ndetse no gusengera igihugu yabaye ku cyumweru tariki ya 19 Mutarama umwaka wa 2025 muri Serena Hotel. Perezida Kagame yavuze ko akurikirana iby'urubyiruko rwirirwamo ku mbuga nkoranyambaga, akomeza no kubambara ubusa kimwe mu bibazo bihangayikishije muri iki gihe. Ati ni njya mbibona njye nkurikira ibintu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, intambara zirwa ziriho z'abana bato baraho bambara ubusa bakajya ku muhanda. Uwambara ubusa se arataka iki undi adafite, n'ikiwe adafite muri rusange? Nta dini iribaho ryo kwambara ubusa, nta n'umuryango ubaho kwambara ubusa, ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari ubwa busa, burya bambaye ubusa ndetse no mu mutwe muri rusange. Ngibyo rero ibyo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. N'ubusa rero buri umutwe nicyo kibazo, niyo shingiro mbwirwa rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi muri izi nzego zitandukanye inshingano tuzabazwa twuzuza nizihe? Ni izambika ubusa abanyarwanda nuko abana tubarebera cyangwa? Yavuze ko kandi buri wese afite inshingano zo kurwanya ibiyobyabwenge ndetse no ubusinzi mu rubyiruko ndetse no mu bakuru. Agaragaza ko kandi izi ngeso ari zo soko y'ibibazo by'amakimbirane bihoraho mu muryango. Ati ariko bya biyobyabwenge nibyo bivamo ingaruka zindi kandi z'imiryango guhora irwana muri rusange. Ngaye nguko ibikondwa bikwa biba buri munsi. Perezida Kagame rero yaboneyeho ndetse gukwebura abayobozi mu nzego zinyuranye zirimo iza leta ndetse n'amadini kugira ngo uruhare mu gukumira ibibazo biri mu muryango nyarwanda. Ati turebe hirya no hino tubyihorere tuvuge ngo bibe uko bishatse, twaba tumaze iki se? Twaba twebwe dushingira cyangwa se inshingano zacu ari izihe muri rusange? Umukuru w'igihugu yabigarutseho nyuma y'uko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB
Murangira Biteyeri aherutse kuburira abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ko agatangaza ko bashobora gufungwa kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 10 yose muri rusange. Ubwo rero yari mu kiganiro na televiziyo y'u Rwanda kuwa 12 Nzeri 2024, Dr Murangira yagize ati abo bantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga babi nabi baba bazi neza kujana ko ibyo bakora ari icyaha. Ibyo rero babikora bihisha inyungu utuzi biyita, ariko barafatwa kandi bagahanwa ibibazo bitewe n'ubuyobozi bakoreye iryo kosa muri rusange. Ati kandi niba hari ugutangaza ibihuha hari amategeko ahari abihana, kandi niba ari ukwiyitirira umwirondoro wundi, niba ari ugukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside rwose, niba kandi ari uguhamagara abantu kwanga abandi, niba kandi ari ugukoresha imvugo zitandukanye zivanguranye abantu kandi cyangwa se gukwirakwiza ibikorwa by'urukozasoni, ibyo byose hari amategeko abihana kandi hazamo n'ibihano by'igifungo kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 10. Abakobwa rero bakurikiyeho amashusho y'urukozasoni harimo twigize kubabwira, harimo uyu Uwase Shakira na Uwase Selena, hakazamo wita Uwase Shakira, hakaza kandi n'uwita Uwase Berize, hakaza Uwineza Neri Sani, hakaza kandi Ishimwe Patrick kunze ku izina rya Bezos, uyu nawe yararimo, hakaza kandi ndetse na Gihozo Pascaline, hakaza kandi na Kwizera Emeline, hakaza n'abandi batandukanye bari gucungishwa ijisho muri rusange. Ngayo bikubera ku mbuga nkoranyambaga, urumva bimaze bisi biba rero babakobwa bamaze gutabwa muri yombi. Reka mbashimire, nitwa Eric Nshimimana, nahindi neguza ubutaha.